Yes, ngayo nguko rero reka nengere mbifurize ibe byiza nshuti bakunze mudahwema kudukurikirana no kudutega yombe. Iyi ni Ego Stamina TV. Nkuko mubizi tuba dufite akazi katoroshe muri uyu mwaka, no kuvuga ngo nkuko mumaze kutumenyera n'ahantu heshi tubagerera, n'ahantu heshi tubatemberera, gusa muri aka kanya turi mu karere ka Musanze mu soko ryaho rikuru ryitwa Goyiko Plaza. Ngiye kuganira n'umwe mu rubyiruko, ese turebe intego cyangwa se cyo tugiye kuganiraho no kwibaza ngo ese icyo wize nicyo ukora, cyangwa se urubyiruko n'uruhe ruhare rwarwo mu kwiteza imbere no guteza igihugu imbere muri rusange. Ni Ego Stamina TV na Ego Sinewani, mbahaye ikaze. Umusaza salamu. Imeze bite? Ndabona uri mu kazi kose. Ngira ngo rero nkuko natangiye mbivuga, bari kutureba no kutwumva bakeneye kumenya ese uyu muntu dutangiranye ari gukanika ni muntu ki. Icyo usabwa no kubibwira ukababwira icyo ukora kira kitu. Wavuga cyane siko. Ina benshi bazi ku mazina menshi. Abanzi kuri tekinisiye, abanzi kuri tekonozi. Bitewe n'akazi nyine tuziranye. Bitewe n'akazi. Ibi bintu Philibert bimazemo igihe kingana iki? Ndabona uri umwe expert no gushwanyaguza imashini ukagira ngo ntabwo irongera gukora. Njye nagira ngo yapfuye byarangiye. Aka kazi kamazemo igihe kinini, ubona bitangiye muri na ubwo nyine abazi kubara namwe mwabibwira. N'ibyo dukora tuba tubizi. Ni ukuvuga ngo ese Philibert muri aka kazi ubona igihe umazemo, igihe umaze ugatangiye, ese hari ibyo wagezeho wenda cyangwa se ubona bikiri aho muri rusange ubona aka kazi kagufitiye akamaro tu? Aka kazi katagufitiye akamaro ntabwo wagakora. Ikindi akazi iyo kagutungiye umuryango ukabona receiving ugira, icyo gihe biba bisaba ubona ko ibyo urimo ukora bifite umumaro. Akenshi ni ugukora ufite nawe icyo ushaka kugeraho. Yes. Ni ukuvuga ngo rero akenshi abantu baribaza ngo ibyo wize cyangwa se umuntu agakora ibyo yize, nicyo tugiye kugarukaho muri aka kanya kugira ngo tumenye ese wowe ibi bintu ukora ni ibyo wize muri segonderi, ni ibyo wize hehe, ni ukuroba nk'uko bajya babivuga, bitubwireho. Rero ibi ngibi ntabwo ari byo nize. Njyewe nize ibyo bita biomedical laboratory science. Segonderi nize MCB. Urumva ntaho bihuriye n'iki n'ibyo ndimo gukora izi saha. Ariko nyine namwe uko mubizi hari icyo twita impano. Ikintu iyo ugikunda ugikorana umutima ugize ute ushaka, ibyo bintu bikora neza. Muri urwo rwego rero ibi ni byo nkunda, apana ibyo nize. Kuko ndabizi ko abenshi iyo bamenye icyo wize baratungurwa, babonye ibyo urimo ukora, n'ibyo nyine baba babona batekereza uko ari byo wize. Ni ukuvuga ngo ukimara kuvuga ibyo wize abenshi baribajije, cyangwa se nanjye mpise nibaza, ese ko hariho amasekisiyo menshi arimo ibijyanye na mekanike, wowe wahisemo kujya kwiga biomedical kandi wavuze ko ibi bintu wari ubikundaga cyane cyangwa se wabyiyumvagamo, kubera icyo atari byo wahise uvuga ati reka mbikomeze nkomeze kariyeri niyumvamo? Akenshi hari igihe ababyeyi baguhitiramo bitewe n'ibyo babona ko ushobora kuzakugirira umumaro, ariko nyine nawe hari ibyo uba ureba ukavuga uti noneho ibi reka mbyige kubw'impamvu z'ababyeyi, ariko nawe n'icyo ushaka gukora. Ni ukuvuga ngo wabonye utazabona ifungo ryo kwiyishyurira uhita uvuga ati reka ko mashini igiye kwitanga se ntabwo wagira. ngira ngo muramubona umusaza mu kazi kose rero abakomeza acanganya, tunaganira ariko n'akazi agatumika. Atubwiye ko impamvu ashobora kuba atarize ibyo ashaka muri superieri ari cya kibazo cy'ababyeyi. Ngira ngo muramubona umusaza mu kazi kose rero abakomeza acanganya, tunaganira ariko n'akazi agatumika. Nka
nkahita mboneraho ukwibaza ese ubundi nibyo koko umubyeyi yagakwiye guhitiramo umwana icyo agomba kwiga kugira ngo abone kumwishyurira, cyangwa umwana yagakwiye kuwuhitamo icyo abona kimufitiye akamaro? Gusa ni byinshi bakomeje kukwibazaho Philbert, muri komenti turajya tubimenya, ariko abantu bari kubona bakabona uri umujene, hari n'abatangiye kusaba inamba n'iki n'iki, bati uyu musore ashobora kuba afite ifungo n'iki. Ese uri umusore, uri umugabo, urubatse, gira icyo ubabwira about your marital status. Yewe ndubatse, umwana n'umugore. Kabisa wagera nta kuma tubyuka nyine tukajya gukora nawe urabibona. Gusa wagera ntabwo bavuga ko wubatse ngo bapfe kubyemera. Ni imbere cyane ugomba gukora akazi. Ya no kuvuga ngo rero wenda abantu babonye dutangiye tukubaza cyangwa tugusanze mu kazi, ariko nawe witangira aderese ukavuga ibyo ukora ndetse naho ukorera. Ni ibintu byinshi nge nabonye gukanika gusa, ariko ushobora kuba hari ibintu byinshi ukora. Niwo mwanya mwiza wo kugira ngo rero abaduteze amatwi ubibabwire. Twe muri Tware graphic design and repair dufitemo serivisi nyinshi. Dufitemo ibijyanye na computer repair, ukagira ibijyanye no kwandika ku mupira, ugakoresha, ugakora amakashe, amalogo, tugakora ama business kandi n'amaservice card. Urumva muri make serivisi zose kandi ubwo buri wese bigerwa n'iyaje agize ati ari basa. Ku mafaranga buri wese afite ntabwo yatinya kugusanga Etoile. Amafaranga ufite abantu tukagukorera cyane ko muri uyu mujyi aho tumaze kumenyekana gake bigenda biza. Ya no kuvuga ngo rero Philbert, hari abantu benshi mujya kungana cyangwa se urusha imyaka mike, ndi gukomoza ku rubyiruko cyane. Benshi baravuze ati ntabwo twakora akazi ko gukanika, akazi ubona rak'imbaraga, ubona bagahunga cyane. Ni iki wababwira cyangwa se niye nama wababwira abantu nk'abo? Aka kazi rero ni keza. Aka kazi nimba akazi kagutungiye mu muryango uko biri kose, aka kazi kaba ari keza. Ikindi aka kazi ukiri igihe ushakiye ukajya gukora ugakorera amafaranga. Mbese akazi nimba umuntu akubwira ngo amafaranga yarimo kubamo byo murabizi ko amafaranga ariko bivuze ngo rero ako kazi ntabwo wagaca amazi. Kereka ahubwo rwa rubyiruko ngo ushaka kubaho nyine ubuzima buri rigise cyangwa se buhenze, Bashaka ama YouTube channel. abo ngabo rero nibo wazi rwose mukora amaboko mu mifuka. Ubwo njye mbaye umusaza. Bakura amaboko mu mifuka baze dukorera amafaranga. Nawe ubundi ibyo barimo byo nta kintu byabamarira. Wowe ni ukuvuga ngo muri Etoile, ni muri Etoile Graphic Design. Etoile Graphic Design niho wasanga ibintu byinshi bijyanye no gukanika, ibijyanye n'amamashini, amaokaziyo, iki byose ndakeka mu bifite. Guhera ku mafaranga ngaho umuntu ukaba wamubonera imashini nziza. Imashini nziza. Bahera byibuze ku Yego. Nizere ko mbahaye plot yaho bazakora imizigo ya danje. Bikomeye cyane. Kandi niyo ndeditingisha ikiganiro nzi neza ko ariho nayikuye. Ya nibyo rero twaganiriye byinshi, twaganiriye n'umuhungu wacu, dusanze ari mu kazi kandi murabizi kuri Eagle Stamina TV intego yacu aba ari ugukorana cyangwa se kuganiriza umuntu ufite icyo akora cyangwa ufite icyo yagezeho kugira ngo atere motivation abandi nabo bagire icyo bigezaho. Ngira ngo rero muri aka kanya ntabwo turatinda cyane, ariko Philbert nyemerera noneho nkubaze akandi kantu twirengagiza akazi ho gato tuganire bisanzwe. Ya ngiye kukubaza ku kantu, urubatse ariko mbere yuko wubaka wagezeho girlfriend. Ya ubona imibanire cyangwa se urukundo rw'aba boyfriend n'aba girlfriend rugira ingaruka nyuma iyo uramutse ushatse umugore cyangwa umugabo? tubihuze uwo muntu mwakundanye kera atari we muri kubana,
nyine ingaruka zibaho wabaho ingaruka mbi n'ingaruka nziza ahubwo wowe sinzi ingaruka wowe ushaka ko tuganira kuko zose turazivugaho kuko dushaka gufasha abaduteze amatwi kugira ngo basobanukirwe. Mu buzima habaho icyo twita deception kandi ni ibisanzwe bari uburyo murimo mupanga imibanire urukundo rwanyu uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda ibyo ni ibintu bisanzwe gusa ntabwo ibyo biguca intege mu buzima uba ugomba gukomeza ukabaho ukiyubaha icyo gihe nakubwira rero bivuze ngo uwo nguwo iyo agiye ubundi n'ibyajya bavuga ngo inkono ihiriye iyo ntawe iba ari iyawe ubwo iba yakujabutse iyo ntawe iba ari iyawe icyo gihe rero irindi ya mpise ntekereza rero akantu k'amatsiko wenda urakoze kubw'ibyo tubwiyeho ariko kantekereza akantu k'amatsiko muri aka kanya uri gukora uri kwikorera kandi waranize kameme ndakeka na kaminuza warayize umuntu abonye ibyo ukora ntabwo yakeka ko kaminuza uyifitemo mu bintu bya medecine n'iki ese aka kanya uramutse ubonye akazi cyangwa se ukabona nk'ahantu wavuga ati turagukeneye uze mu kazi kajyanye n'ibyo wize wagakora cyangwa wabibakatira ugakomeza kariyeri yawe? yewe nk'uko nabitangiye kubwira iyo urimo wikorera hari ibyo urimo wubaka hari n'ibyo ushaka kugeraho ariko iyo ukorera abandi ni ukuvuga ngo urimo uzamura kampani z'abandi mu gihe zisange ndimo kwikorera hari ibyo ngiye maze kubaka harimo n'ibindi birimo kubaka bivuze ngo ndamutse mvuye muri aka kazi kanjye nkajya gukora ak'abandi icyo gihe igihe ibyo ndimo kubaka byasenyuka naho nibo bikwiye bivuze ngo ntabwo nakorera abandi umusaza atabandi wa bosi ndabakatiye kuko nanjye ndiwe kandi nshaka kwiberaho ugomba kugira nawe izina ryawe ukarizaho nabo hari abo bahereye tutazi kuko iyo bakubwiye ngo bagize iki kugira ngo bagere aho bageze usanga bitandukanye kandi twese kugira burya imvune zingana niyo mpamvu rero abanza ukagira ngira ngo rero bagiye babibona ku marogo n'iki abashaka gukoresha imipira kutabigarutseho yo ntabwo uyikora kwandikaho kugira iki imipira dushyiraho amafoto ibyo byose ikiraka cyura gifite Ego Stamina TV yarangije ku kigo Etward Graphic Design and Repair ngira ngo nakavuze neza ngaho soza nawe ugira icyo ubwira urubyiruko bagenzi bacu n'abandi baduteze amatwi soza ugira icyo ubabwira yaba inama yaba gushimira ko bibaho umwanya no wawe. Icya mbere ndashimira mwe mwaje kugira ngo muri kiganiro Ego Stamina TV show kabiri icyo nabwira urubyiruko ikintu uzumva ukunze wowe muri wowe uzagiwe umwete wawe wose ndabizi kizagurira numva n'ikindi narenza ku ibyo ngibyo icyo ukunze kiragutunga asansa ni ukuvuga ngo rero ni byinshi twaganiriye nyamara ngira ngo urubyiruko mwari mudukurikiye hari byinshi mwigiye kuri uyu muhungu muri mu myaka ingana ndakeka kuko nubwo wenda yabatanze intambwe cyangwa intera akazana umugore ariko imyaka yo muri mu myaka ijya kungana ngira ngo mwamwigiyeho byinshi kandi natwe nibyo tuba dushaka kugira ngo tuganirize umuntu byibura ufite icyo wagezeho cyangwa se ufite icyo akora kugira ngo namwe muradukurikirana mu bimenye icyo tubasaba ni iki rero ni ugukomeza gukora like share na subscribe mugakunda ibyo dukora kandi mukabisangiza abandi kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru bijye bibageraho tano kwa tano munyemerere rero dusoreza aha tuzakomeza ubutaha ni Ego Stamina TV na Ego Sinei 1 asante sana.